reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mwumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo bwibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amen, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye, biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe cyangwa tugaseka. Ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiri ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiri ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiri ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Abantu babifitiye ubushobozi, abantu muri nzego zitandukanye, zaba iz'Imana zaba iza leta, you have to be sensitive. Biratubwira ngo nta buyobozi budashirwaho n'Imana. Buri kintu cyose ugiye kuzana, think again, tekereza ubwa kabiri. Ariko iki kintu ngiye kuzana ntabwo cyafectinga Imana yanje. Every level, buri rwego, buri buyobozi, it's from above. Ugomba kwitwararika kuko ndibuka neza umutegeka yarabwiye ngo murarebe neza tutaba turwanya Imana ikadukoraho. Ubu dufite abantu benshi buzuye amacupa mu nda zabo, buzuye ibigaji, buzuye urumogi, buzuye ubushambanyi muri iki gihe cya covid kuko batakijya mu rusengero bumye. Hanyuma uzahagarara ute na Paul wageze muri gereza akaramya Imana yuzuye amaraso umubiri wose ari igikomere atabonye mugabo umuvura? Uzahagara gute na Baseduraka na Meshaki? Ariko Mana mu rwobo rw'intare batazira ko bibye banyereje umutungo wa leta, bazira yuko asenga Imana nyamana, uzahagara nawe uzavuga iki wowe? Mwohereje nk'intumwa yanjye, Perezida yohereje intumwa ye mu nama y'ibunaka. I need a voice 3 times. Nyeneye ijwi, akeneye uhagararira itorero mu gihugu, ijwi rihagararira Imana. Niyo baritema, niyo barinaga muri gereza nk'uko ubona ba Paul, azira ko yavuze ijwi ry'Imana. Abaduteze amatwi turashaka kubabwira yuko tubakunda kandi Uwiteka Imana ari kumwe namwe. Ndababwira nti abantu bazi Imana nibo bagomba guhura n'ibikomeye biteye ubwoba utatekerezaga. Rero natangiye kuri ba Danieli, aho Nabukadinezari yatumye umutware wiwe ngo agende amushakira abahungu batagira inenge b'abanyabwenge b'abahanga. Ndabwira ni nago Nabukadinezari yifuza ibigwari, arashakisha ba bantu bageze muhengeri mu Mana, arashakisha ba bantu bamenagura umutima wiwe. Nago yaza gutera umusambanyikazi kuko ntacyo amushakaho nta n'icyo amukoraho. Ndabwira niyo mpamvu itorero abantu bamize Kristo mugomba gukomerera mu Mana kuko ibiduhiga ni byinshi. Ndabwira ntuzababesha azababwira yuko umuntu uhagaze mu bumana ko atagomba gusinzira ngo arambye, ibimutera biba ari iburyo n'ibumoso. Tubona ba Danieli barabatoranya, bari abana b'ubwenge bubaha Imana, bamize Imana. Ariko ndababwira ngo uko kumenya Imana bari bafite, kumenya Imana ugira niko kugucisha mu bibazo aho abandi bagira bakagwa.
rero uyu munsi wa none turakomeza turebe. Twarebye abadanyeri ukuntu bashoje neza, batsinze ameza y'umwami, bari bashonje, bagombaga kumva ari ibyubahiro bahawe, guhamagarwa na perezida w'igihugu ukabiwe akavuga ngo turasangira ku meza, byari ibyubahiro. Ariko kubera bari abana b'ubwenge mu by'Imana, hari kugira ubwenge bw'inyamaswa muntu, hari kugira ubwenge bw'ubucakura bw'ibizira. Hari abantu bize baminuje abanyabwenge, ariko iyo wumva bahakanya Imana bigisha ku maradiyo hirya no hino bavuga yuko Imana idahari, wumva agahinda kakwishe. Ariko njye ndavuga ku banyabwenge mu by'Imana, abo nibo ndimo kuvugana nabo. Abantu bagomba kumenya Imana, bakagira ubuhanga, ubumenyi mu Mana bamenye. Icyo cyonyine nicyo kizatuma uca mu bihe abandi batembagaye wowe n'utembagare. Abadanyeri rero ayo meza barayatsinze. Igishushanyo cy'umwami yateye agenda agishyira rwagati mu kibaya. Abanyabwenge, abacamanza, abahanga bose ngo bumvira itegeko ry'umwami, baramya ikigirwamana. Ngo ariko abana b'Abayuda baravuga ngo ntibishoboka, ntabwo twafata Imana twamenye ngo tuyishyire uruhande tubone ikindi cyayiruta. Ntabwo twafata Imana twamenye ngo tuyipfinagize tuvuge yuko iki kimana cya Nebukadinezari ariyo Mana. Nubwo Nebukadinezari akomeye, nubwo Nebukadinezari ari umwami uhambaye, nubwo yagize imbaraga zo kudusahura akatujyana nk'abanyagana akatujyana i Babuloni, dufite Imana iri kumwe natwe muri uru rugendo. Bitinde bishire kera izigaragaza ko ari Imana. Ntabwo bapfuye kwanga gusa, oya icyatumye banga ni ubumenyi bari bafite mu Mana. Ariko dufite abantu badafite ubumenyi mu Mana, ibije byose, abatwezi, abarangi, imyizerere itandukanye y'ibizira bikamuhitana. Kubera iki? Ntabwo yigeze ashora imizi mu kumenya Imana. Torero rya Kristo turi mu minsi ya nyuma. Torero rya Kristo turi mu minsi y'ubuhenebere buteye ubwoba. Abantu barahenebera, Satani arahenebeza abantu, Satani aragenda akavidura abantu. Iki ni igihe cyo gukanguka, iki ni igihe cyo kwizera Imana kuruta igihe wayizereye. Iki ni igihe cyo gusaba Imana kuguha izindi mbaraga. Umukozi w'Imana Pastor Isaac yatuvuga ko dukeneye ayandi mavuta aducisha muri ibi bihe bikomeye. Iki ni igihe cya buri muntu wese uvuga ko Yesu ari umwami, buri muntu wese wizera ko Kristo yapfuye akazuka, kuva ku munwa bikinjira ndani mu mutima wawe. Icyo wamenye nta wakigukuramo. Ariko niba ntacyo uzi urisubiraho buri kanya. Sinzi n'impamvu nari narabigiyemo. Ngiye numvaga bavuga nkagira ngo ni ibintu bizima. Petero yabwiye Yesu, yashubije Yesu ubwo abandi bari bamaze kwirukanka batakibona imitsima imikati, ahindukirira aba yarasigaranye nabo, arababwira Petero, nawe urashaka kugenda? Petero atekereza imitsima ari mu nyanja yarayiryaga, atekereza kureka uwatumye ahinduka icyo atari cyo kubera umutsima, kubera umukati. Hamwe ati Yesu Kristo, nakuvaho nkajya he ko ari wowe utanga ubugingo? Ariko mujya mutekereza ku bugingo. Abantu birukanka mu nsengero bashaka imikati, abantu birukanka mu nsengero bashaka kurongorwa, abantu birukanka mu nsengero bashaka amakashi, abantu birukanka mu nsengero bashaka byasita ibintu, ariko bakibagirwa ariko icy'ingenzi ko ari ubugingo buhoraho. Bene data, tugomba gufakasinga kuri Kristo kuko nimwe dukura ubugingo buhoraho. Yaratangaje ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Ntabwo dukizwa ngo tuzahere kuri iyi si, tugomba no kuzinjira mu bwami bw'Imana. Icyo nicyo cy'ingenzi tugomba kugundira mu gihe gisa n'icyo. Niyo mpamvu babwira ngo Nebukadinezari arashakisha uburyo yamira abantu bafite tageti yo kugundira ubugingo buhoraho, abantu bafite inzara n'inyota yo kuvuga ngo no, ntabwo nzareka Yesu kubera umutsima, ntabwo nzareka Yesu kubera umugabo, ntabwo nzarekura Yesu kubera amafaranga. Ikintu cyose ni number 2, Jesus number 1. Yesu niwe nomero ya mbere. Nta kintu ushobora kubuza Imana, nta kindi wayisimbuza.
abana b'abahungu bagakura bikigirwamana, arabakabukana arabahamagara. Aho hose maze iminsi ariho nigisha, arabahamagara, nimwe mwabyitumye kudasenga ikigirwamana cyane. Ikigirwamana birababaje kubuza ikintu ko ari ikigirwamana ukangukanye isenga. Kubera iki? Indamu y'inda. Mwene ndashaka kuvuga ngo ntabwo Imana yakuremye yananirwa kukugaburira. Imana irabizi ko tubikeneye. Ntabwo Imana yakuremye yananirwa kugushakira. Irabizi ko buri kigore gifite ikigabo cyacu. Ariko his God of principles. Ni Imana igira amabwiriza. Ni Imana igenzura. Uyu mwene data aje ashaka njyewe koko. Njya mbwira abantu ntukibeshe ngo ujye no kubesha Imana. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wakwibesha ngo nurangiza wibaze ngo Imana nayo urayibesha. Never, never, never. Imana ifite ijisho ngo amahanga yose agaragara imbere yayo n'igitonyanga mu kibindi. Ntabwo wabesha Imana. Ntabwo ugomba kwishushanya. Njya mbwira abantu njya gufata icyemezo cyo gukizwa nkakizwa maramaje. Ibintu byose nari ndimo nkabisezera. Ni ikintu kimwe. Kuko araho twa duturanye nabonaga weekend babatwara bakajya za Gisenyi ku cyumweru bakambara bakajya mu rusengero. Yemwe ngo Mana sizajya Gisenyi ngo ku cyumweru uzajya mu rusengero. Kuko pastor ashobora kutazamfata. Nari kuko ninjira mu modoka y'umuhungu tukajya Gisenyi. Urandeba. Rero sinshobora kuzabikora. Abantu bagomba kubaha Imana. Uri na wenyine nawe musengana. Abantu bagomba kubaha Imana. Na pastor atagukurikiranye. Icyo nicyo bita kumenya Imana. Kumenya Imana ni gute witwara outside of the church. Hanze y'urusengero. Urinde. Ibyo nibyo bita kumenya Imana. Rero nabwiye ngo Satani muri iki gihe arabyiringa n'abanyabwenge n'abahanga mu by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu tugomba gushikama. Inkuba zigakubita tugakomeza. Imirabyo ikarabya tugakomeza. Ibintu bigahaguruka tugakomeza. Nta n'umunsi n'umwe biratubwira ngo nuca mu nyanja mu mazi ntabwo azagutembana, no mu muriro ntabwo uzashya. Kubera iyihe mpamvu? Nzaba ndi kumwe nawe. Ikibazo uyu muriro ucamo uri kumwe nandi. Umuriro ni ibigeragezo bitandukanye. Urabukigira gucyo cyaka uti Yesu urabeho. Aravuga ni wemera kuwucamo nibwo azabana nawe. Ibigeragezo nibizi ntureke Yesu. Ndabwiza ukuri, Imana ni Imana y'imbabazi. Imana ni Imana y'imbabazi ku bantu yiremeye. Ariko ntabwo ishobora gukomeza gushyigikira mu byaha. Irashaka abantu basobanutse mu by'ubwami bw'Imana. Urabona naragiye baranyigisha nsanga naribeshe ndabireka ibyanyu ubu nabaye ibi ubu nabaye iby'abandi waretse. Vuga ngo naretse Imana kubera indamu. Kubera iki? Kubera indamu. Hari umukobwa mperutse kuvugana nawe. Nabayase ko uri umukristo ntabwo ari aho dusengana. Kuri umukristo nkaba numva ngo ugiye kurongorwa na Yohana urara mu kabari buri munsi. Waba ubizi? Ndabizi. Ngo ni umudiyakoni ngo ayobora twibature mu gitondo. Ndakumaza se hari icyo Imana yabikubwiyeho? Ariko ngo arakuze cyane. Tekereza kwihanganira mu Mana. Ndavuga kukumenya abantu bazi Imana yabo. Abantu bazi Imana yabo nibo bashobora kwihangana up to the end. Ari mu myaka 45 yarihanganye ari agakobwa gatoya. Yaravuga ati sinshobora gusimbuza Yesu mpaka nzategereza umukristo. Ageje musati imyaka 30 asinye 43 aho hagati nteberanyije. Aravuga nzageza ryari. Kandi nazi wende muri uwo mwaka ko ari bw'Imana yaragiye kumukorera ibikomeye. Hari umukristo twashingiye iwacu yari yarongoye umwafande. Turava tuti ni Imana yonyine izatuma babyara. Ariko uwo mukobwa yari afite imyaka 40 iba ari 3 gutyo. Ngira ngo yari 5 kuko twamubajije imyaka ariko tugira ubwoba. Tuvuga suye mwafande Mana azabyara. Ariko kubera umukobwa yihanganye ari n'umwinginzi yaje kubyara abana b'abahungu bane muri iyo myaka nk'iya Sara.
ariko kugeza ubu uyu nguyu yafashe icyemezo aravuga ngo uyu mugabo aranjyana. Uyu mugabo aragira gute? Uyu mugabo aranjyana. Noneho ukibaza, uyu muntu wayoboraga za Twibature, uyu muntu wasengaga, ese koko yarazi Imana by'ukuri ku buryo ahisemo kujyanwa n'uyu rujuju urara mu kabari? Bene data, igihe cyo kumenya Imana nicyo cy'ingenzi. Igihe cyo kumenya Imana ni igisubizo cy'ibibazo byose. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, reka mbere ku murongo wa 16. Bucyaye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Paulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigeza atyo, ariko Paulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Murongo wa 19. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bashebuja babonye ko nta ndamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batwari, babashira abacamanza bati, aba bayuda bahagarika imitima cyane y'abo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora, kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye babahagurukirira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. 24. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. 25. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya haboneka igishitsi cyinshi, imfatiro z'izo ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Haleluya! Iki nicyo bita kumenya Imana. Nababwiye ngo Nebukadineza ehagarariye shitani. Shitani hari abantu yifatiye, akuramo indamu, akoresha. Uyu mwana w'umukobwa yaje kwakira Yesu nk'umukiza. Dayimoni yamukoreragamo akazunguza umutwe, iba ari uw'umurangi, iba ari dayimoni w'umucwezi, iba ari nyabingi, I don't know, ariko nuko ari umwuka mubi bamukoreragamo. Uyu mugabo yari yaramuranguye, akajya aragura, akabona inyungu. Yari inyungu y'undi muntu, ariko Imana yamuremye nta nyungu imukuramo. Ndakubaza igitondo cy'umunsi, ninde ugukuramo inyungu? Ni Satani? Ni imikorere ya Satani, cyangwa ni Imana yakuremye ikubonamo inyungu? Biratubwira ngo akajya ahora aderanje ivugabutumwa ry'aba Paulo yari yaraje muri ako gace kubera Imana muri iryo joro yaramuhishuriye ko hari umuntu urimo guhamagara ngo ngwino hano dukize. Yagenderaga mu direction y'Imana. Kuba uri mu cyerekezo cy'Imana ntabwo bibuza challenge mu buzima bwawe. Niba hariho umuntu ugomba kugeragezwa, niba hariho umuntu ugomba guhura n'ibintu biteye ubwoba, ni umuntu ugenda mu mugambi w'Imana. Nibazababeshe bene data, nibazababeshe bantu mwamenye Imana, ntabwo Satani yarwanya Satani ngenzi ye. Satani arwanya abantu bamuhunze, ariko Imana igashigikira abayimenye. Turashyigikiwe nk'itorero,
turashyigikiwe nk'abakristu. Mwe gucogora, mwe kuva mu byo mwamenye, mwe kureka ijambo ry'Imana. Iyo Mana iri kumwe nawe, iyo Mana iri kumwe natwe. Nutayivaho, nutagwa ishari uzasarura. Nubwo ishari uzavuga ko nta keza kaba mu gakiza. Biratubwira ngo amaze kwirukana dayimoni muri uwo mukobwa, indamu irahagarara. Urabizi muri kukijijwe kwa shitani haba hari igihombo. Ntabwo bibinezeza Satani. Satani aba ashaka komeza gusindishe. Sarare yose uyitsinde mu kabari, umushahara wose uwutsinde mu ndayi, abana bawe basema amayibobo, umugore wawe yo kugira isura. Ntabwo shitani ajya yishima abona hari imbaraga zaguhugishije ibyaha. Poro nta cyaha yakoze gasira. Batabaye umwana w'umukobwa urimo dayimoni, birukana uwo mwuka umuvamo. Umukobwa arakizwa. Baba shefu biwe bafata ba Poro, ebyo bari bakomeye cyane, barabatwara mu bacamanza. Babwiye bataba abantu batubujije amahoro mu mudugudu wacu. Ariko ndabaza, umuntu ukubwira inzira y'ubugingo, umuntu ukubwira icyaguhesha amahoro, ni gute wavuga ngo nibasiribange, nibafunge, nibahagarike, nibapinagize? Ni gute? Ninde wabaroze bene data? Ni gute? Itorero rigufitiye umumaro. Itorero rirakwereka inzira yagukiza. Itorero, ariko wowe amatwi yawe aragukorogoshora. Urumva ari nk'agahitirizo bakujoma mu gisebe. Ni dayimoni, ni shitani. Ni shitani waguheranye. Arashaka kugira ngo uhame muri ako kazi ko gucuragura, ko kubandwa, ko guteza inzuzi. Aba bantu bibagwa nabi. Umukobwa yaguwe neza, ba shefu we bagubwa nabi kubera indamu. Ndashaka kubabwira mwebwe mwirukanka inyuma y'indamu, umunsi muzapfa. Ndiyo mbwiriza ku kiriyo. Ndabwira ndashaka amatangarizi, wapfuye yapfuye, nta nubwo ndi bumuvugeho, sinzi ibyiwe. Imana niyo ibizi. Ninjye ndashaka kubwira mwebwe abazima. Ndabwira ni hari ibihe bibiri nshaka kubabwira: igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Wabishaka utabishaka, waba uri koroneri, waba uri afande, waba uri bishop, waba uri apotre, icyo gihe kizagusingira. Ndabwira gupfa ni twese, ariko kibabaje upfuye ute? Abari kumva bagushingura baravuga ibiki? Ya baba turamukize. Imana ni igitangaza, iramudukijije. Aya. Niba ushaka kujera agakiza kawe, ugomba kubaza uwo mubana. Niki mwamvugaho napfuye? Yari umunyabugugu, ntawe atahaga mu rugo rwe, yari dayimoni yicayeho. Wowe n'uwo mubana n'Imana muri urizi, nibyo bikuzi. Ibihe iyi ndamu ituma ukora ibyaha, iyi ndamu ituma ushyira Yesu ukigendera. Ndakubwira ngo hari umunsi uzabiryozwa. Ndavugana n'abantu murimo gukinira mu Mana. Ndavugana n'abantu muri kuvuga ngo ngiye byananiye. Ibiki byakunaniye? Kushobora gusambana? Unanirwa gute no gukurikira Yesu? Unanirwa gute no gupfuka mu gasenga? Unanirwa gute no gushama ijambo rikakuyobora? Byakunanije iki? Kubera ko udafata icyemezo mwene data. Imana mu ruhande rwawe ni dusho. Paul yaranze avuga mu Filipi 4:13, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Nta kuntu ugomba kunanirwa wegereye Yesu. Yesu ni udushoboza, ariko iyo twamuteye umugongo ntabwo yadushoboza, twamwihakanye. Urava mu Mana ugeheye. Maze tukamera nka Petero ashyira ku munzani, asanga imigati, ajya kumenya Yesu imigati yarayifite. Ntabwo ariyo yashatse. Ahageze igicucu kiwe kirakiza indwara. Ubu ni ubutunzi burenze igipimo. Uyu Paul mbigishaho yari umunyamategeko, yize law. Yatangiye kwiga at the age of 13. Aragenda Yerusalemu baramutraininga, ariga yiga iby'amategeko, yiga iby'idini. Mu idini yari hatari, yari niwe wanditse aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo. Why? Uburyohe, kubera
yarazutse. He became another person. Yahindutse undi muntu. Aravuga no, sinshobora kongera kugenda mu by'indamu y'umubiri, ndakurikira icyo Kristo yafatiye. Ibyo nibyo bigaragaza umuntu wamaze kumenya Imana. Hangera mu by'ukuri nanjye umubiri urambuza amahoro mba ndabiretse. Pastor bose nimuzabyumve ngo bibatungure, biradutungura uburyo wasimbuza umugabo Yesu, biradusumbuza uburyo wasimbuza icupa rya Primus Yesu, biradutangaza uburyo wasimbuza, biradutangaza simbabesha, oya sinirata, ariko ngiye mbonye ibyiza n'uburyohe biri muri Yesu. Imikati ni namba 2. Sija kuba ngo naribeshe Mana, iyo mva muri ibintu cyo tuba guhamya bw'urugendo twaciyemo, ariko nta musiri wese tuvuga ngo hari ikiriyo twasimbuza Yesu. Ndakurahiye Petero na Sila barabakubitaguye, barabakubise babahinduye ibisebe. Ntabwo bakubitira yuko bananiwe kwishura, we bajya bagukubita yuko wanyweye inzoga z'abantu ukagenda utishyuye, we bajya bagukubita yuko watwaye umugabo w'abandi. Ntabwo Paulo na Sila bakubitiwe ko bakoze nabi, bakubitiwe ivugabutumwa ribatura rihindura umwana w'umukobwa wari warabaswe na dayimoni arakira. Icyo kibabaza Nebukadinezari, icyo kibabaza Satani, akora ibishoboka byose aramukurikirana. Ntabwo nshobora kureka aba bantu barimo gusahura ubwami bwanjye, ngomba nanjye gukoresha abantu. Uko Imana ikoresha abantu ni nako Satani akoresha abantu. Mbere yo kubwira abantu muri mu nzego zitandukanye kujya muba maso ibyemezo mugiye gufata, ejo mutazarwanya Imana ikabakoraho. Ibyemezo bamugiye gufata mujye mushishoza. Imana ikoresha abantu na Satani akoresha abantu. Ushobora gupanga itegeko ikamaraho Imana ikakwica. Ushobora gupanga system ikamaraho itorero, Imana ikakumaraho. Abantu babifitiye ubushobozi, abantu muri mu nzego zitandukanye, zaba iz'Imana zaba iza leta, you have to be sensitive. Biratubwira ngo nta buyobozi budashirwaho n'Imana. Buri kintu cyose ugiye kuzana, think again, tekereza ubwa kabiri. Ariko iki kintu ngiye kuzana ntabwo cyafectinga Imana yanje. Every level, buri rwego, buri buyobozi, it's from above. Ugomba kwitwararika, kuko ndibuka neza umutegeka yarabwiye ngo murarebe neza tutaba turwanya Imana ikadukoraho. Murarebe neza. Baporo baremewe barakubitwa, bahinduka inyama, bazira iki? Umurimo mwiza wo kubatura abantu mu byaha, umurimo mwiza wo kubwiriza agakiza abantu bakava mu ndayi, umurimo mwiza wo kubwiriza abantu agakiza bakava mu kuba abajura, ariko ugahaguruka ukarwana nabo. Baremera. Biratubwira ngo babashishiriza umurinzi abajugunya ndani, arabaterera hagati muri gereza. Ariko kutamenya Imana birababaza, ariko kumenya Imana ni uburyohe bukomeye. Barabafungirana basambanye, barabafungirana bibye, barabafungirana batetse umutwe ashwida, ahubwo baravuga ubutumwa batura. Ntabwo tubona Paulo na Sila bihakana Yesu kuko bakubiswe banakirwaho n'imyenda. Ntabwo tubona Paulo na Sila bicuza impamvu bakijijwe bageze hagati mu buroko. Beta bamfungire Yesu aho kumfungira gutwara umugabo w'abandi. Beta bamfungire Yesu aho kumfungira yuko nibye. Abo bamfunze Imana izabakosora, izigaragaza umwami ukorera uwo ari we. Biratubwira umurongo wa 20, kasimbuke ko ari amasaha ari mu kugenda. Umurongo wa 19, bashabuja babonye yuko nta ndamu. 21, kandi
bigisha imigenzo tuzira kwemera. Wabishaka utabishaka, hari abantu bazira Imana njya nkurikirana ku maradiyo, namwe mukavuga dufashe turuhure, bari baratubujije amahoro. Bande ni wowe wibuza amahoro? Urashyigikira umuntu uhakana Imana wowe, ngo kuko afite ubwenge bw'inyamaswa muntu, acukumbura amateka y'ibinyoma, akazana ibiganiro bidashinga, ngo arakwemeza ngo ni umuhanga. Umuhanga ukise umuhanga ko ari uwubaha Imana. Biratubwira muri Yobu 28, maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka Imana n'ubwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba ushaka bakuyobya uraza kuyobwa, niba ushaka ibijyanye n'irari ryawe biratubwira mumenye mu mishimeruka. Abantu bazaba ibyigenge, bazaba baryohera, bashaka inyigisho ziryohera amatwi yabo zijyanye n'irari ryawe, batagishaka ijambo ry'ukuri. It's up to you. Ba antikristo ni benshi, ba opposers bahakana ko Imana idahari, baravuka kandi barize za Butare, baraminuje, barize za Amerika, ariko nijishe mu by'Imana bazabayobya. Iki ni igihe cyo gushinga imizi mwene data. Iki ni igihe cyo kumira, utimirisha, ukamenya Imana, ukacukumbura, ukegera Imana ikagushoboza. Aba bantu barabacamanza, bari bize baminuje, bakubise abana ba Paul bakabashanjagura, babahora yuko bacishije umwana w'umukobwa. Ariko se can't you reason? Wowe ntabwo watekereza aba bantu bari bafite, bari bazima, abantu bari barabahora, abantu barakira, wowe urabashira mu bwoko. Bibiliya iratubwira neza, Paul na Sila bakomeje buzuye umwuka. Imyenda yacagaguwe, bakomeje buzuye umwuka. Imibiri y'inyuma yabaye inyama, bakomeje buzuye umwuka. Icyo nicyo bita umumaro wo kumenya Imana. Dufite abantu benshi buzuye amacupa mu nda zabo, buzuye ibiganje, buzuye urumogi, buzuye ubushambanyi muri iki gihe cya Covid, kuko batakijya mu rusengero, bumye. Hanyuma uzahagarara ute na Paul wageze muri gereza akaramya Imana, yuzuye amaraso, umubiri wose ari igikomere, atabonye mugabo. Uzahagarara gute na Baseduraka na Meshaki mu rwobo rw'intare, batazira ko bibye, banyereje umutungo wa leta, bazira yuko asenga Imana nyamana? Uzahagarara nawe, uzavuga iki wowe? Bene data muteze amatwi, nimureke tugaragaze uwo twamenye. Bene data muteze amatwi, nimureke aho utuye, aho ukorera, bamenye ko hari Imana ihindura umuntu. Kwinjira mu rusengero ntabwo ari byo bavuga ngo umuntu yarakijijwe. Ni impinduka y'imirimo, ni igaragaza ko abantu bakijijwe. Impinduka y'umurimo, y'imirimo wakoraga, ni igaragaza yuko wamenye Imana. Umurongo wa 25, reka bariho manuka, bariho nsoma. Ariko mu gicuku Paul na Sila barasenga, bararirimba, baririmbira Imana. Ntabwo bavuze ngo iyi Imana itagaragaye imbere y'abacamanza baduhereza biriya biboko, iyi Imana itagaragaye badutanyuraho imyenda, si Imana ngo bikubite bivure. Ahubwo hagati mu buroko nijoro mu gicuku barasenga, baririmbira Imana. Imana itabara itorero, Imana itwongereye ubundi buntu. Umuntu ahaguruka gusa akavuga ijambo, ivugabutumwa rigahagarara, imirimo y'Imana ikaba pararize. Kubera iki? Kubera habuze ijwi ry'Imana. Hashize amezi 8 nari mu gusenga. Iyi korona ijya kujyamo nagize ibihe bikomeye byo gusenga, si ukwirata mu mbabarire. Ngira ngo namaze amezi 2 ndara hariya mu church. Imana irambwira ngo I need a voice, nkeneye ijwi. Sobanuye Satani afite amajwi menshi, kuvuga mbega ijwi nuko
ni intumwa y'umuntu, mwohereje nk'intumwa yanjye. Perezida yohereje intumwa ye mu nama y'urunaka. I need a voice 3 times. Nkeneye ijwi. Akeneye uhagararira itorero mu gihugu, ijwi rihagararira Imana. Niyo baritema, niyo barinaga muri gereza nk'uko ubona Pawulo azira ko yavuze ijwi ry'Imana. Iyo ndangurura y'ijwi iracyandimo. I need a voice. Bene data muneze amatwi bakozi b'Imana, Imana ikeneye ijwi. Nababwiye ngo ntago bishoboka kuba uri mu cyerekezo cy'Imana ubure kudahura n'ibigeragezo. Uhereye ku itorero rya Yesu, abakozi b'Imana bakuweho impu, abandi batekwa mu buto, abandi bacibwa ibihanga. Nta gihe itorero ryigeze rigira umudendezo. Ariko se haraboneka bacika ibihanga? Ariko se haraboneka uwakurwaho uruhu? Dukeneye ubundi buntu, dukeneye izindi mbabazi, dukeneye guhangana n'icyerekezo cy'umwanzi, dukeneye guhagarara. Uwitwa Yohana yatetswe mu buto, ntabwo yari yibye, bamuzizaga kwamamaza Yesu. Uwitwa Petero murabizi bamubambye inshuro, ntabwo bamuzizaga ubusambanyi. Uhereye kera itorero rirarwanywa. Ntabwo Paulo na Sila bavuze ngo kuko badukubise ku karubanda mu isoko Imana ntigaragare, natwe turivumbuye turayiretse. Kuko baduciriyeho imyenda Imana ntigaragare, turayihoreye kwivugira. Biratubwira ngo bagenda ari ibikomere, babanaga muri gereza. Wibuke barabaziza yuko bakoreye deliverance umwana w'umukobwa wari uri mu mukunzi. Satani ntabwo yifuza umuntu ugaragaza impinduka, ntabwo amwifuza, aramurwanya. Biratubwira ngo bigejeje nijoro ntabwo bihebye, zari imbohe zifite ibyiringiro, ntabwo biguze. Baravuze ngo we have no reason yo kureka kuvuga Yesu. Kuba twakubiswe ntabwo bisobanuye ko tugomba kureka Yesu. Ni bangahe bakubitwa n'ubuzima mugaparika Yesu kandi mwari abakozi b'Imana? Ni bangahe bakubitwa n'ubuzima imihamagara ikuma kubera ibyo wahuye nabyo? Ese aba bari abantu nkatwe? Niba bari abantu nkatwe, niki cyabatsindishirizaga? Bari abantu bemeye kuba ijwi ry'Imana, bamenye Imana by'ukuri, bazi ibyo barimo, bagahangana n'umwijima wo muri iyi si. Ariko mu gicuku Paulo, umurongo wa 25, ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga. Ni bande basengaga? Abantu buzi ibisebe. Reka ibikomere bijye inyuma, ariko imbere uhame umize Yesu. Ibikomere ntabwo byari mu mutima, niyo mpamvu babashaga gusenga. Inkoni ntabwo zari mu mutima, niyo mpamvu babashije kuririmba. Ariko iyo wamaze kugwa ntiwaririmba, iyo wamaze kugwa ntiwasenga, iyo wamaze kugwa ntiwakomeza ngo uvuge Yesu ndakurahiye. Imana irebye aba bantu, ntabwo Imana yacu is merciful God. Imana irebye aba bantu nayikorwa iravuga aba ni abantu banjye, aba ni ijwi ryanjye, izi ni intwarane. Bakubiswe biriya biboko nkagira ngo barava imbere y'abariya bacamanza banyihakana, ariko no hagati mu bwoko ibisebe bibuzuye, nta muganga waturitinze, baracyaramye baracyasenga. Ndakubaza, uracyaramye uracyasenga? Ubona ibyo wahuye nabyo biruta iby'aba bagabo? Bene data, iki ni igihe cyo kumenya Imana.
iyo uzi imana biragufasha kumenya imana yawe. Barasenga baririmbira imana, izindi mbohe zirabumva. Bari babohanye n'izindi mbohe, ariko zo zari imbohe zitandukanye n'izo mbohe. Bari babashwe umubiri, ariko ndani in spiritual realm bari babohotse 100%. Ibigeragezo tubicamo n'abatureba bakaduseka, imana yabiri hehe, ariko bireba ngo dusa nk'abakene, ariko dutungisha benshi, dukubitwa hasi ariko ntituhahera. Izi zari imbohe very different from abuva muzindi mbohe, kuko zari imbohe zizi gusenga, zari imbohe zaboshwe n'amaboko ya kimuntu, ariko mwishi umwuka bari babohotse 100%. Uboshwe mu buhe buryo? Niba warabashwe mu mwuka, imana yaguhamagara, garuka bohoro, garuka va mu byo urimo, garuka uri mu mwanya udakwiriye, garuka uri mu cyerekezo kitari cy'Imana, ngwino imana yongere kugirira imbabazi mwene data. Mu gicuku cy'iryo joro, murongo wa 30 27 26, uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi. Igishitsi cyinshi ntabwo cyaje cyagihe Paulo bamuha inkoni. Imana kana irashaka intwarane. Ntabwo igishitsi cyinshi cyaje bamucagaguraho imyenda. Oya, igishitsi cyinshi cyaje Paulo ari hagati mu mazi abira. Muri aya mazi abira Paulo arasenga, muri aya mazi abira Sila araramya. Imana yavuga okay, mbonye abantu banzi, nanjye ngiye kugaragara ko